Mu buzima buri wese agira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho. Ishuri ryiza, akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho, uko wahinduka rwiyemezamirimo, aho washora ukunguka, ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere. Niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business, duhamagare tuganire. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa 1 z'umugoroba. Let's talk business. Nitwa Karangwa Mike, ndi kumwe na mugenzi wanjye Coach Albi, nawe twamaze rwose kumwakira aho ari mu majyaruguru. Aho uri rero nawe twizere ko tukwakiriye neza. Aho uri hose udukurikiye, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, n'abari y'u Rwanda, mu bindi bihugu turabakiriye. Tujye tubona abantu batwandikira bari mu bihugu bya kure. Iki cyumweru nabonye batwandikiye bari muri Zambia, ndabashimira cyane, na Mozambique. Abo mwese mwatwetse neza ko mukurikirana ibiganiro byacu, turabashimiye cyane. Rero nawe udukurikiye muri kano kanya utajya ubasha kubona uko duhamagara, turakwakiriye. Coach, uyu munsi waduteguriye iki ku bijyanye n'agaseke? Umunsi wa gatandatu dukunze kuganira ku bintu bitandukanye n'ibyo tuganira ku wa mbere no ku wa gatatu. Umunsi wa gatandatu tuganira ibijyanye no kumenya kuyacunga neza, kumenya gucunga neza ibyo twinjiza. Mu gihe mu minsi ibiri y'icyumweru ya mbere twaganiriye kumenya uko dukwiye kubyinjiza, hanyuma ku gatandatu tukamenya kubicunga neza, ngo ubuhanga buri mu kumenya icyo usigarana. Nibwo burya buhanga buri. Uyu munsi rero Coach RB turi kumwe. Ingingo z'ingenzi ni izihe kuri uyu munsi udubikiye mu gaseke? Wabirangije niho nari guhera do. Financial literacy uyu munsi dore ngado. Ni nacyo ikiganiro cyacu kigamije muri rusange. Murabona ko ako kantu karavuga ngo the art is not making money but in keeping it. Ubuhanga ntabwo buri mu kumenya uko ukorera amafaranga, ubuhanga buri mu kumenya ayo ubasha kubika. Hanyuma akavuga ngo there are plenty of ways to get ahead. The first is so basic, I'm almost embarrassed to say it: spend less than you earn. Umuhanga witwa Paul yaravuze ngo hari uburyo bwinshi bwo kubasha kuba watera intambwe, ngo ariko irusha izindi zose ni gerageza ubike byinshi kurusha ibyo usohora. Oya udepasa make kurusha yo winjiza. Ukoreshe make kurusha, nubona 1000 ukoreshe 999 cyangwa 990 cyangwa 800 cyangwa 600. Uzo mpungu Mutaliyani umwirabura ugiye ngo waramubonye Umutaliyani umwirabura? Umuhungu umwirabura umaze kwasa umustar ugiye muri Senegal. Urumva rero biroroshye cyane. No kuvuga ngo niba ushaka kumenya uburyo amafaranga akora, mwanyihangana gatoya. Mwahanganiye rwose nta kibazo. Niba ushaka kwitaba telefone nta kibazo. Hanyuma dushimire cyane cyane abakomeje kutwereka ko mudukurikiye by'umwihariko. Ubwo mu kanya turaza no gutanga umurongo wa telefone kugira ngo abashaka kubaza ibibazo byinshi bitandukanye ku ngingo tujye kuganiraho muze kubasha kubibaza. Ubuhanga buri mu buyo ugumana, ntabwo buri muyo ubasha kwinjiza. Ese iki kintu mucyumva mute? Mwebwe mubigenza mute? Mubasha kuyabika gute? Ayo mubika ngana gute? Ese ayo muspending ngana gute? Iyo mubifashe mukabishyira ku munzani mubona bingana? Ibyo nibyo tuza kuganiraho mu kanya gato kari imbere. Murabona ko uyu muvandimwe yamaze kongera kugaruka ahangaha, na telefone turaza kuzakira. Turaza no kureba nibidukundira internet, ntabwo byoroshye ariko turaza kureba niba biza gukunda tuze kusoma kuri Facebook ubutumwa bwanyu. Coach,
Umubare gato nanjye gukemura ibibazo by'abana intambara aba ari nyinshi. Hari intambwe 7 tugomba kuganira tuzaganiraho ariko ntago nzivuga zose ubundi ngarukira kuri ya gatatu. Reka turabona ko ni mbere ni ya kabiri ni ya gatatu abantu baze kugenda babaza ibibazo. Uyu munsi ndashaka ko dufungura telefone cyane. Noneho rero urumva intambwe ya mbere ni ugusavinga ibyo twita emergency fund, right? Step ya mbere. Ya kabiri ni ono kuva mu myenda. Ya gatatu ya gatatu no kumakira imbere tukayireba twese ugashyira muri mode ya presentation nini tukajya tureba yindi yo igezeho byadufasha. So subiye inyuma gatoya. So step ya mbere ni 10%, gusavinga 10% y'amafaranga ukora mu kwezi. Ariko ndaza kujya muri details zayo. Step ya kabiri twibutsa abantu ko aya ni amabanga yo kugerageza kuva mu myenda. Ko nayo akangaka ku kintu kimwe ntago umuntu abyuka mu gitondo ngo yisange mu myenda. Yego. N'urugendo rurerure. N'urugendo rurerure. Kandi uburyo wagiye mu myenda hari companies zitanga imyenda. Hari business zitanga imyenda. Hakaba n'abantu batanga umwenda cyangwa baguriza. Bo rero kwinjiza kwabo ni mu nyungu baguca wowe nanjye siko bimeze. No kuvuga ngo rero cyane ibigo by'imari banki rumva rero bafite umwanya wo kwiga bakagira strategy buhoro bakiga ni gute twatanga imyenda myinshi ntabwo ari abagome ntitunyumve nabi cyangwa bafite umutima ngo oya business yabo no gucuruza amafaranga nuvuga ngo baraguriza hanyuma babone inyungu ko bagurisha siko bimeze. Ariko bafite umwanya wo kubyiga bakati okay kanaka mbese Mike ngiye kuma amafaranga afite akazi abasha kwishyura ntashaka kwishyura barabanza bakiga ko bagiye guha amafaranga bari bafite umwanya wabo ntago bahubuka kuko baba bafite uwo bagomba kubwira guha ibisubizo aba shareholders kagati amafaranga twagurije angana gutya twungutse angana ibintu nk'ibyo. Rero wowe ku giti cyawe je nawe tugomba gufata umwanya wo kwiga kuva mu myenda kuko twagiyemo kuko hari umuntu adukoreye gahunda kugira ngo tuyigemo. Rero kwivamo ntago ari amasengesho menshi gusa zakuvana mu myenda ntago ari kwiriza cyane ntago ari inzaratsi cyangwa inyatsi inzaratsi bahuriye he nazo koko inyatsi ni inzaratsi ni ibindi nabivanze n'inyatsi. Ni ukuvuga ngo ugomba gufata umwanya ukagira plan ukagira gahunda nkuko bakoze gahunda yo kuyigushyiramo nawe ugomba kugira gahunda yo kuyivamo sibyo. Rero njya tuganire tura izi steps tuma gufata ni gute umuntu atangira gukoresha amafaranga ye neza kugira ngo tuvuge ngo rero nabone ko potential yo kuinvestisa. Urabona bavuga ngo iyi myenda ibaye myinshi igutwara opportunity wari kubona ariko ibaye wari kubona ariko ibaye karambe ibyo bisobanuye iki? Munyihangane gato ntarimo gukomanga munyihangane gato rwose ntabwo numvaga ari imbwa iri kumoka. Nge numvaga ari imbwa iri kumoka. Avuze ijambo rikomeye ngo iyo imyenda ibaye karande igutwara n'amahirwe wari kubona. Ese ibi bintu murumva icyo bisobanuye? Ibi bintu murumva ikintu bisobanuye? Hari n'abantu batwandikiye muri kino cyumweru bifuza muri uku kwezi kwa 11 abantu mwifuza gusobanukirwa uburyo bwo gukoresha neza imbuga nkoranyambaga tubafitiye isomo rimwe tuzababwira itariki n'ahantu rizabera. Abantu muri technique mu ngabanyiriza amayikoni menshi sinzi impamvu muyagabanya amayikoni menshi. Hanyuma ayo masomo tuzayakora kandi nizere neza ko muzayitabira muri benshi. Hanyuma kubera ko tumaze kubona benshi musaba gusobanukirwa bino tugenda tubabwira bijyanye na crypto nabwo tuzategura isomo rimwe tugana mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 ubwo twizere ko muziyandikisha muri benshi. Turizere ko muziyandikisha muri benshi. Hanyuma ibyo turi kuganiraho murabisobanukiye murabyumva. No beef Gicumbi uraho neza makuru yawe maze iminsi tadusuhuza twizere ko utarwaye twizere kuri muzima. Hanyuma abadukurikiye muri Rutsiro namwe turabasuhuza cyane abavandimwe bari Bugesera Diego nawe turagusuhuje cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Ese ibi bintu murabyumva mubyumva gutereka nsabe mu kanya batwegereze telefone kugira ngo nayo muze gutangira muhamagara ariko nyuma
ya presentation ya coach RB avuze ijambo rikomeye agira ati iyi myenda ibaye myinshi kwambura n'amahirwe wari kubona. Iri jambo nge ndumva rikomeye nubwo ntayisobanukiwe neza ariko reka babanza ridusobanurire. Nakuvuga ngo ibaye myinshi twara amahirwe ariko ibaye myinshi cyane cyangwa ibaye karambe noneho inayakuraho burundu. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byo gukoresha abantu bambaye birababaje ariko kwa benshi bakora amafaranga. Kuvuga ngo iyo umuntu yapushije yagize ibyago agakura agurisha byirukanka. Iyo umuntu yagize divorce agurisha byirukanka. Iyo umuntu yagize accident divorce disaster cyangwa se accident disability n'urupfu. niba ufite akazi yego imyenda ari myinshi ugasanga buri kwezi ukwezi kurangira ku itariki ya 12 aho kujya kurangira ku itariki ya 13 nuvuga ngo ukagera ku itariki ya 17 washiriwe burundu usaba contrat indéterminé. Cumi n'abiri ugatinya kwifata kubera iki? Kubera ko imyenda yarakwishe nta kintu usagura ariko nibeshya nkafata iyi risk nta kizagenda. Right? Kubera imyenda yabaye myinshi iragenda ibimaraho. Ugasanga niba boss wakubwira ati ngomba gukora kwa gatandatu urakora kwa gatandatu. Ngomba gukora ku cyumweru urakora ku cyumweru. Ugasanga ukoze amasaha arenze ukoze ibirenze n'abagenzi baje kuvuga ati ni muri servateri abandi bakajya muri ambiance aho bagiye muri birthday party mu isabukuru y'umuntu runaka ariho ubundi niho umuntu akura abantu niho ukura umukobwa cyangwa umuhungu ariko niba yarakumaze uri ku kazi uriziritse abandi bakagenda wowe ugasanga uhora uri servateri. Impamvu ni iyihe? Uhora mu kazi nta mwanya ushobora kubona wo kujya kubana n'abantu ari muri church ari muri myidagaduro n'iki byose kuko nta buzima ufite. Umwana yakuze setemake ugomba gushaka aye kwishyura buri kwezi nta kindi kintu utekereza. Igihe abandi basengera gukirira abandi basengera igihugu abandi basengera ibindi urasenga mana umfashe mbona ayo kwishyura ku kwezi gusa. Kandi wavuze ngo ntabwo amasengesho yawe ukora mu myenda. Akomye mvuze uri muri asenga nibidafatika. Imana yaguhaye ibisubizo byose. Imana ibisubizo byarabonetse. Hari SP college hari I am sure hari ibyo twita abakurambere ni bajya bagati umwenda oya ma aho kana kibuka kakera umwenda ari indirimbo ya Mani Marite yitwa ngo ideni. Ideni riguteranya n'inshuti ukajya ugenda wihishahisha mu mayira. Reka rero twigire mu steps ahangaha dukomeza urugendo ngo rikagukura mu bagabo ukagenda wandavura ni Mani Marite aririmba. Okay, wakomereza noneho kuri step ibyo tugiye kujya ni exercice ni umwitozo. Hari abantu babigerageje birakunda, ese nawe wabigerageza reka coach abari byo ajyamo tubwire noneho muri kano kanya. Telefone turaza kuyakira mu kanya, ibibazo wumva ufite ibyo ari byo byose ubibaze. Nimero ya telefone ngiyi hasi iranditse ni 078 gutyo gukomeza irahirwa n'ibihumbi 5 ngira ngo. Coach wakomeza.
so step ya kabiri izaba ari ukuva ku myenda tuzaganira ni gute umuntu ava mu myenda hari system yabyo niyo mpamvu nafashe umwanya wo gusobanura ko umwenda ntabwo usitara ngo ugwemo ntabwo ari impanuka ni choice no guhitamo ni amahitamo rero no kuva mu myenda ni uguhitamo ariko ukagenda gahunda ugenderamo ukwemera no kwibabaza step ya gatatu ni ugusevinga noneho ya emergency fund ukayizamura mpaka kugeza ku mezi 6 iya kane ni ugutangira gusevingira ejo hazaza ejo heza niko ya company yitwa ejo heza hanyuma ya gatanu ni ugusevingira amashuri y'abana iya gatandatu ni ukwishyura mortgage cyangwa inzu wari ufite umwenda w'inzu ukawurangiza iya karindwi ni ukubaka ubukire ugatanga nyine ukaba ari wowe abantu bose bajyaho so step ya mbere rero ubwo ni intambwe ya mbere mu bijyanye no kuva mu mwenda reka mashine hari ndabona risanze kugira ibibazo Irene uzimfashe gato so step ya mbere ni ugusevinga 10% y'amafaranga ukorera iyi step iroroshye cyane ariko iranakomeye cyane no kuvuga ngo iki iroroshye kuko niba ukorera ibihumbi 150 step ya mbere no gusevinga ibihumbi 15 gusa gerageza byibura useving uwizigame ibihumbi 15 inshuro imwe ntabwo ari buri kwezi ni inshuro imwe ibyo biroroshye ushobora kugurisha agatelefone ushobora kugurisha inkweto zicaye mu nzu ushobora kuyasevinga uko afite muri konte ni step yoroshye cyane gufata 10% kare saving ariko ni step ikomeye cyane kuko byerekana ko wahisemo wahinduye ngo impinduka zirabaye ngo uyikoze uba wiyemeje ko ntabwo uri busubira inyuma ugiye kuva mu myenda by'ukuri rumba irakomeye ntabwo iri emotional cyangwa iri amarangamutima igomba gushingira ku marangamutima n'ibyiyumvo byawe ni ukuvuga ngo hari urugero ntanga mu ishuri iyo turimo kuganira kuri ibi ngibi umugabo yabwiye mugenzi we ati kuki imbwa yawe yicaye ku musumari irimo kubwejagura ntujye kuyivanaho wajya ukayitabara undi aramwihorera bakomeza baraganira uko baganira niko imbwa isakuza kurushaho ikomeza irira atari ko wagiye gutabara imbwa yawe undi aramwihorera bakomeza baganira ubwa gatatu ati wagiye ukavana imbwa yawe ku musumari bimeze bite ndavuga atereka dad aturiya musumari yicayeho ntabwo ubabaje cyane atubiza kwibabaza cyane yari kuba yavuye rero no kuva mu myenda ntabwo ari bya buri muntu nubwo benshi bayirimo iyo ugeze ahantu uti ebana ase enough is enough aho umwenda wagufashe mu ijosi ukumva wagukaciye koko uko ubuzima ntibugihari abo nibo ndibo kuganiriza uyu munsi bano ati nanabuze umuntu nifuza kubivamo ariko ndagerageza ndakubita buri kwezi byaranze nabuze aho bera nabuze gahunda nabuze umurongo ngendera ndishyura buri kwezi ko simbone result wawundi adasinze bati nyine ngomba kuvamo niba ngiye ngo tuganira nawe uyu munsi rero uwo niyo nambere step ya mbere ufite iki kibazo ashaka kubaza ubwo duhamagare rwose turamwakira step ya mbere ubwo ni intambwe y'uruhinja ni ukugerageza kwizigamira byibura 10% by'ibyo winjiza no kuvuga ngo niba winjiza hasi y'ibihumbi 150 usevinga ibihumbi 10 byibura ako ni ishuri imwe gusa ntabwo ari buri kwezi ngo uzajya saving step ya mbere nkuko twabibonaga ahangaha ya mbere urumva ni iyi ngiyi twagarukaga kuri step ya mbere iyi ngiyi yego sibyo yego hari step ya mbere hakaba step ya kabiri intambwe ya kabiri niyo tugiyemo noneho numa kusanga rya 10%. Niba ukora 500 niba 50 bishyira ku ruhande hanyuma kubisevinga ubone kujya kuri step ya kabiri ni ukuvuga iki rero Mike iriya step imaze kuyikora ayo mafaranga ntuyashyira ahantu byoroshye kuyageraho ni ukuvuga ngo ugera muri banki uyashyireyo ahantu uyashyire muri konti ya saving ariko iyi ntabwo ari saving iyi ngiyi ni insurance ni nk'ubwishingizi assurance ntabwo ari investissement ubu hari umuntu ukurikiye utavuga ati ibyo 50 nabifata nkabishyira muri business bikunguka iyi ntabwo ari business
nuyashya muri saving account wenda yaguha 3% cyangwa 4% ntacyo bitwaye ugendesha muri konti udashobora kugeraho ku buryo bworoshye ya yindi bita konti bloqué no kugira ngo accessing biragutwara iminsi 3 bivuze iki nabanga niyo umuntu agusuye niyo umuryango ugusuye ntabwo ngo nkeneye byo kubagura fanta ngo mukanye gukora kuri emergency fund njye gufata kuri bwa bwishingizi oya niba uvuga uti wenda umwana yarwaye ubwo n'ubwishingizi niba hari ikintu cyangiritse ku nzu ubwo n'ubwishingizi burakenewe niba hari ikintu cyangiritse ku modoka ni ibintu bifatika ikiza cyabyo rero ni iki nuko iyo imyenda ije igasanga utangiye kugira gahunda no watangiye no gushyira step ya mbere tujya ku muturanyi wawe ibibazo bije bigasanga ufite gahunda birakomeza bikajya ku wundi muntu ingo yarasobanukiye dukomeze urugendo reka tujye kuri umuturanyi we reka tujye kuri step ku ntambwe ya kabiri rero nayo uretse gato Mike turi mu ishuri urabyihutisha dusimbuke ntabwo turi busimbuke iyi ngiyi ni batayumva n'ibindi ntabwo bazazumva nibyo dore rero impamvu tugomba gusevinga ni iyi dusevinga kubera iki kubera ko tugomba kubanza kwitera uburezi kuko ngo savings must become a priority bigomba kuba aricyo kibanze ariko tukiheraho must be ujya gutera uburezi urabwibanza ni wowe ugomba kwiheraho ibaza rero ko buri kwezi usanga uburyo dukoresha amafaranga araza tukajya tuyadepansa noneho tukareba ndabura ngahe urumva ko tuzadepansa noneho tukamenya ko depansa ngo ndabura ngahe kugira ngo gahunda zanjye z'ukwezi kurangire icya kabiri ni uko tugomba gusevinga kugira ngo twishyure bills cyangwa se depanse cyangwa se ibyo dukoresha kandi saving ni emotional buriya umudamu wari wabona uzarebe nk'ahangaha muri Amerika bakunda kubisetsa cyane kubona umutipe abantu uri agri bya hatari niko babyita donc wambura ko utuye nguyu nanjye tugiye mu modo nanjye namugendana wamura ugasanga ndananutse Mike natakaje ibiro sinzabibonye agasanga ndananutse kundusha iki byose amenyo yanjye ni maremare oya ndagira nk'ahangaha ndagira aha ari nta kigenda ariko ko afite ifaranga ugasanga abakobwa bose bamwirukankaho bivuze iki bivuze ko abafite assurance ku mukobwa iyo umukobwa mubonye yumva afite it's emotional yumva assurance so saving ni emotional na contentment no kumva unyuze kunyurwa nuvuga ngo iyo umudamu abonye mu rugo niba abantu bari mari mukurikiye niba umudamu abonye konti ya saving amafaranga azamutse abo mwana mwiza kurushaho akanezerwa kurushaho kubera iki hari ya mahoro nawe n'umugabo nta kirukansa security bihari cyane so nicyo kintu rero nagiye duherewe kugira ngo abantu bumve ko bagomba gusevinga hari impamvu eshatu tugomba gusevinga muri proverbe wabishyira mu kinyarwanda mu migani mu migani 21 ubwo ni chapitre ya 20 umurongo wa 21 chapitre 21 umurongo 20 ubwo ni igice cya 21 umurongo wa 20 haravuga ngo mu nzu y'umukire cyangwa umunyabwenge tubana gukira mu nzu y'umunyabwenge reka tumwite wise ni umunyabwenge haba hari choice iyo ugiyemo ibiryo n'iki byose hari variyete ariko ngo mu nzu y'injiji injiji we yangiza ibyo yabonye byose bigashira urumva aho kantu umunyabwenge hari ibyo asagura ku buryo agira na option aba afite amahitamo aba afite ibintu byinshi ku buryo hari amahitamo mu nzu ye ni ukuvuga ngo muri Bibiliya neza haravuga ngo mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho ngira ngo bano bahungu bajye banagaruraho amashusho yacu abantu batagira ngo twagiye akabimaraho ngira ngo urabyumva aravuga ngo mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bwinshi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho
ako ka kabiri ariko umupfapfa abipfusha ubusa akabimaraho ni ukuvuga ngo niba ubonye muraguha amafaranga 1000 ukayadepansa yose banyise umupfapfa niba nkoreye amafaranga 100 nkayadepansa yose banyise umupfapfa ni ukuvuga ngo nibura bya 10% ndihereho. Alright? So impamvu ya mbere dusavinga ni iyi umutaka emergency fund imvura zagwa byanze bivuga ngo ugomba kwizigama kugira ngo ugire ikigega cy'ingoboka iwawe. Na leta igira ibigega by'ingoboka ariko nawe ubwawe nanjye ubwanjye. Ibirano byo tujya tuganira tukabiseka tukabyita umutaka byanze bikunze imvura izagwa. Byanze bikunze imvura iragwa igihe runaka. Niba uri muki ugomba rero kugira umutaka. Iyo ni emergency fund. Icya kabiri ni amadepanse y'amashuri y'abana se ari inkweto ari imyenda ari kwishyura inzu iki byose. So purchases cyangwa se mu Kinyarwanda batwagira ibyo duhaha ibyo tugura ibyo dukenera. Icya gatatu kubaka ubutunzi nkuko byagaragaye ko mu nzu y'umunyabwenge hari ubutunzi. Siko bimeze. So ni izo mpamvu eshatu rero ngarutse ahanga impamvu ya mbere iteza ibibazo muri mariage mu ngo cyangwa mu rushako ni ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga niyo nimero ya mbere mu bibazo bituma bitera ingo bituma n'abaho za divorce nyinshi cyangwa ibibazo mu ngo. Muri Amerika bakoze research basanga 60% ya divorce ziva ku bibazo by'amafaranga. Ni ukuvuga ngo icyo ikibazo cy'amafaranga mu rugo mu kuyinjiza no kuyakoresha neza 60% y'ibibazo bigiye ugasigara udirenga no kubyo bitagiyemo umunyu mwinshi cyangwa se imodoka ya Toyota itari Benz cyangwa inzu ya etage ifite pisine idafite pisine. Aha ndabyumva rwose. Muri mata haravuga ngo aho umutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we niho umutima we uba cyane rwose. Niba ikibazo cy'ubutunzi cyo giteza intambara za mbere byerekana ko tugomba kujya gute kubitaravaho cyane. So nahanga ngarukiriza ubutaha tuzagana ku budget na step yani reka dufungure telefone amabazo ibibazo tugarukira hano. Ngira ngo umuntu waba uri hafi kuri telefone twamwakira ariko ako kantu waruvuze rwose ni ingenzi cyane. Ubwo telefone ngiyi reka nyifungure ndebe. Kumvuga vuba cyane abantu barabyumva. Reka twizere ko abantu babyumvise. Ariko ni muri Matayo niho ari umurongo muri Matayo waruvuze ngo aho ubutunzi kuko aho ubutunzi bwawe buri naho umutima wawe uzaba. Reka banze nakiriye umuntu rongera nsoma uyu murongo neza mukanya. Muvandimwe allo wiriweho. Allo nari mbonye utubwira ese mumbwire uko umuntu yitegura interview ejo kuwa mbere mfite ikizamini. Ibyo bintu twabivuzeho birambuye. Sura website yacu ibiganiro byose biriho cyangwa udusure kuri Facebook ikiganiro twakoze ubushize kiriho. Website bayanditse hano hasi twa amshow.co cyangwa se amshow.co urebe cyangwa kuri Facebook ni amshow Rwanda. Hanyuma ririya jambo waruvuze riravuga ngo ngiyi rwose page yacu ya Facebook biriya bintu byose uvuga biriho mukande like mukurikire mujye mutwandikira hano tuzajya tubasubiza. Hari uriya murongo muri Matayo waruvuze ni Matayo 6:21 ni Matayo ibice 6 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko aho umutima wawe uri aho ubutunzi bwawe buri kuko aho ubutunzi bwawe buri ni naho umutima wawe uzaba. Kandi ibyo ni ukuri kuzima burya Bibiliya ivuga byose ikabivuga mu kuri. Nabonaga Mike kuri Facebook badufasha kubanga bw'ibyuma ndabona itariho sinzi ikibazo cyabaye. Internet yari yabizanye cyane bari bambwiye ariko ikiganiro nta kibazo tureta tugishyiraho nyuma ya none ahanga. Hanyuma rero wowe udukurikiye muri kano kanya wabyumvise se uri mu mwenda wigeze uhura nayo dusangiza experience yawe n'umwenda byagenze bite wayivuyemo gute cyangwa uracyayirimo. Ese izi ntambwe bakubwiye
birashoboka ko zajya mu bikorwa, ziroroshye, birakomeye. Ubwo natangira nanjye nkwibariza nti ese bishobora gufata igihe kingana gite kugira ngo umuntu yumve ko avuye mu myenda? Wowe wigeze kutubwira urugero rwawe rw'ukuntu byagenze, ugira naho tubwira ati twagurishije ibintu, ari igihe umuntu agurisha ibintu bimwe na bimwe adakeneye, kugira naho n'abana bikanga mu rugo bakavuga bati ibintu byakomeye. Oya, uturi kuri step ya mbere. Iya mbere ni 10%. Harabura iki kugira ngo umuntu abe yayikora? Ubwo ngubwo njye nari nshatse gusimbuka, reka mbe ndetse ubu turi mu ishuri, buri gatandatu ni ishuri nyashuri, one step. Ni ukuvuga ngo umwitozo wa mbere ni ugusevinga. Hanyuma ni ibiki bishobora gufasha umuntu gusevinga? Kuko hari umuntu yabona yajya yabara akagira ngo banamwibye. Ni ukuvuga ngo Mike, dutangiye iri somo neza turi ku itariki 30 z'ukwezi. Ni ukuvuga ngo umushahara nuza uhita uvanaho 10% uri kankwishyuye kuri banki, uvuga uti sa kindi byari kimwe. Ni ukuvuga ngo abanze ni nko kwitera icyuma. Kera hari ibyo twitaga kwitera icyuma muri kaminuza. Kwitera icyuma kwari gusevinga, nyine kwari ukwemera, ni nko kwibabaza. Bisobanuye kwibabaza, twabonaga ka buruse ka 25 kugira ngo sevinge rero mo 10%, ubwo si 2500 se. Ugasanga abanyeshuri benshi bihaye intego yo gusevinga byibura 5000. 20%. Ubwo ni 20%. Rero bakabyita kwitera icyuma kubera ko wasangaga agomba kuri buruse ugomba kwishyura byibura 12,500 bya restaurant, ugomba kwishyura amafaranga yo gufotoza ibitabo nabyo bitajya munsi $6,000, ugomba kwishyura ka transport. Rero ugasanga babyita kwitera icyuma, babyita kwibabaza. Rero nibi ngibi ndumva ari nk'ibyo ngibyo. Ni ishuri imwe 10%. Navuga ngo ushobora kwezi kwarangisha gukora umushahara. Ikintu ushobora kureba mu nzu ukavuga ni iki mfite mu nzu, ni computer wenda nkakoresha, ni televiziyo ntareba cyane se, kuko urumva warakaye wavuga uti narambiwe, ngiye guhindura ubuzima bwanjye, njye n'umuryango wanjye tuhinduye umurongo, sibyo? Navuga ngo ureba mu nzu uvuga uti ni iki nagurisha kikampa 10%. Niba wenda ninjiza 500, ninjiza 200, ndakura 20, byaba biri mu mushahara uri buzuye umunsi ukatwara kwa mbere. Byaba ari televiziyo wagurisha ku nshuti ifite agaciro k'100 ukayigusha 80, byaba ari agatelefone, byaba ari costume, urebe ikintu mu nzu gifite agaciro kiri buguhe 20 niba ukora 200, kiri buguhe 50 niba ukora 500, kiri buguhe 15 niba ukora 150. Ni umwitozo udasanzwe. Hanyuma Duhirwa arakubaza ngo ese kusanga abacuruzi, ese kusanga ku bacuruzi amadeni ari menshi, abakiriya baba bafitiye abacuruzi, none babigira bate kugira ngo babashe kwizigamira? Duhirwe, sinzi niba uri umucuruzi, ariko niba uri umucuruzi ze kuduhamagara tubwire babigenza bate. Ubwo ngo nko ku bacuruzi usanga abakiriya baba bafitiye amadeni menshi, kwa Kazungu wafashe umuceri, wafashe, babigenza bate ngo babashe kwizigamira ko amafaranga yabo menshi aba ari mu bakiriya hanze? Ngira ngo nicyo washatse kuvuga. Ariko azi neza turavuga ku giti cy'umuntu, ntabwo turimo kuvuga kuri business. Ni ibintu bitandukanye, nubwo bikora kimwe, byari kuri business, ibyo bari kuri personal ni kimwe, sibyo? Ndavuga ngo turi kuri 10%, ntitubivanga ibintu byo kuva muri business yanjye. Naje afite muri 300, ariyo bari mu nyishyure, ndiyo ni kwa Kazungu, mbere bari muri ishyura tubati 30, ngirukankanye kuri banke, ni inshuro imwe gusa, ntabwo azajya bikora buri kwezi, hanyuma akomeza ubuzima. Ni inshuro imwe. Halo? Batombaye udupapuro twa Didosi. Oya. Halo? Halo? Ngowe watinze urahamagara Didosi, uzahamagare ku munsi w'ejo bundi yarangiye, uzahamagara kwa gatandatu ahubwo. Uyu nguyu ati murakoze cyane, ngewe nafashe ideni, ni umwarimu ko bibona, yitwa umwarimu, yansabye kutavuga izina rye. Nafashe ideni, ntumuvuge, ntago muvuga, nafashe ideni mu mwarimu sako
nzi ngo ni ibintu byoroshye ariko ndababwiza ukuri kurirangiza byansabye kwiyuha icyuya pe. Ibintu rero muri kuvuga byo gutera intambwe yo kuva mu ideni, iyo mbimenya kare nari kuba rwose, iyo mbimenya kare nari kuba, ntabwo nari kugorwa nk'uko nagowe. Ndababwiza ukuri ko byansabye kugurisha hafi ibintu byose kujya nguza abandi bantu kubera ko nabonaga neza benda guteza inzu yanjye cyamunara. Rwose nimukomereza aho ngaho, mujye mwigisha. Ubu ngubu narahuzwe sinzongera gufate narahuzwe sinzongera gufata ideni. Ni byiza kutarifata, ni byiza kurushaho, kuko na Bibiliya ku mugani iravuga ngo wigobotore ideni nk'imparakazi yigobotora mu mutego w'umuhigi. Ariko nanone hari igihe biba ngombwa. Ese byabaye ngombwa uzabigenza gute? Ni ryari ukwiye kubufata, ni gute ugomba kuvamo? Ibyo nibyo n'umuntu avuga. Hanyuma undi akavuga ati how can you save when you have many problems? My goodness, araje gusubize. Reka twakire undi muvandimwe. Allo? Oui? Wiriwe? Turakumva ariko uravuga gahoro. Allo? Oui? Oya, uzahamagare kwa gatandatu utaha bazagufasha. Coach Yungu ati how can you save when you have many problems? Ufite ibibazo byinshi wasevinga gute? It's very simple. Ikibazo cya mbere, niba ufite ibibazo nka 600, ukavuga ko afite byinshi, akaba yiteguye na beta bihinduka ikibazo cya mbere cy'ingorora bahize, ni cyo uhereho. Muri byo bibazo 600 yari afite bihindutse 601, kandi icyo kiyongereho ni cya mbere gikomeye. Priority ntabwo cyo kiguye. Ibibazo bizahoraho, bizaza bigende. So ni choice, no guhitamo. No guhitamo nkuko bivuze koko. Hanyuma ubwo nakira undi muntu umwe. Hanyuma uriya mwarimu we yavuze ati mukomereza aho ngaho, ideni ryari rimuguye nabi. Hari umugabo ajya batubwira Mike. Ndakumva neza, sinzi impamvu connection yawe yari ipfuye ariko turakumva neza. Arumanya atubwira ngo uyu munsi bashaka kuvuga ati umwana wawe yarwaye ikintu runaka gikomeye, ariko kugira ngo amuhumbire by'amanyarwanda ufite amasaha 48 umwana wawe ajya kwa Nyagasani n'utayabona. Ntabwo wakwiye kuvuga ngo ufite ibibazo, wararuyabonye wayahiga mpaka. No kuvuga ngo mpaka yabonye, no kuvuga ngo icyo twigishaga, no kuvuga ngo iyo bihindutse priority, iyo ufashe gahunda ko iki ngihinduye priority, biba birangiye, ibisubizo biraboneka byanze bikunze. Ikibazo rero cy'umunsi uko nabivuze, gusevingira 10% inshuro imwe gusa biroroshye pe, ariko biranakomeye. Kubera iki? No ngo wiyemeje ko ariyo priority yawe ya mbere, ugiye gufata uyu murongo cyangwa uyu muhanda uhinduye inzira. Ndabyumva rwose. Allo? Oui, wiriwe? Yego. Wakurikiye ikiganiro? Turimo turagikurikirana muri kuvuga ku kuzigama. Yego, ahubwo twari dufite wenda kuvuga utubice amafaranga, kuko kuzigama amafaranga menshi, ayo mafaranga akayakoze neza bizinesi, cyangwa se kuzigama n'ibihoraho, cyangwa kuzigama kugira ngo ukore ikintu runaka ukavanayo amafaranga yagiye ukayavanayo ukongera ugakora, ukongera ukaza kuza kuzigama nyuma kugira ngo ukore ikintu runaka, nabwo nuko cyangwa kuzigama birikamo ibintu byiza bihoraho ku buryo bwamwe byagenda amapaka amafaranga atazakora proje uburyo buteganywa kwenda ari ayo kukuramura mu bihe runaka wenda. Aha ngaha twari turimo tuvuga kuzigama mu gihe ufite imyenda ushaka kuvamo, ariko icyo ngicyo ndacyara kigusubiza mu kanya. Coach yacyumvise neza. Ntabwo nabyumvise neza. Hari ikindi ushaka kubaza?
ubwo nuvuga ngo ese umuntu ashobora kuzigama mu gihe kingana gute? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Ikindi ushaka kubaza ni ikihe? oya Ndumva cyavuye, reka nakire n'uyu nguyu. Allo? Wiriwe? Urimo uravuga kure, uravugira kure cyane. Wiriwe, ninde tuvugana, uri he? mu karere ka Ngororero. Ibyo twaganiriye wabyumvise neza? Allo? Telefone ye irimo iravugira kure cyane rwose, ntabwo sinzi impamvu. Aha, sinzi icyo wari ugiye kuvuga mu kanya. kugira ngo tworohereze abantu, iyi ntabwo ari saving, ni ubwishingizi. Nk'uko atwara imodoka udafite ubwishingizi cyangwa moto cyangwa inzu, so tureke kubyita saving. Tuvuga ngo ujya ufata 10% urushyire mu bwishingizi, nko kugira ubwishingizi bw'imodoka, kugira ubwishingizi bw'inzu, ugira ubwishingizi bw'igare, moto, ugomba kugira ubwishingizi bw'ubutunzi bwawe. Sibyo? Ntabwo ari investment, ntabwo ari ubutunzi, ntabwo ari igishoro, ntabwo ari opportunity ugomba kuyashyiramo. So n'ubwishingizi nashobora ngo urumva amafaranga no kwishyura ubwishingizi bw'imodoka ngo ni menshi, ngo rimwe na rimwe nzayanyishiraho ubu nsinyishyireho. Oya, ubwishingizi ni itegeko iyo bigeze ku modoka. Nibyo rwose. Itegeko iyo bigeze ku nzu. Rero no ku mafaranga ukorera ubwishingizi cyangwa utunze no kubaka, ubushinganisho byakagombye kuba itegeko, ariko ni uburenganzira bwawe. So leta ntiyabishyiraho. Allo? Wiriwe neza, amakuru, witwa ndura hagana he? Nitwa Enoke ndi Rubavu. Wakurikiye ikiganiro bwana Enoke? Nagikurikiye, rero ngifite ikibazo cyo gusevinga ariko nageramo hagati amafaranga yacamo nayakoresha. Wowe uragerageza byagera hagati ukayakoresha. Usevingira muri banki se cyangwa ushyira muri ka gasanduku ko mbuntu ubwo? Muri banki. Ushyira muri banki ariko byagera hagati ukayakoresha. Njyana 10,000 bya buri munsi. Wowe usevinga 10,000 bya buri munsi? Ariko ntabwo njye ntakateko ntiyakorera. Usanzwe ukora iki? Ukora akahe kazi? Mara ku mupaka ntware ibigare by'abamugaye. Utwara bya bigare by'abamugaye byo ku mupaka? Ni ukuvuga ngo aba yaninjiye? Make nifite ku munsi ni 10,000. Make ushobora kwinjiza ku munsi ni 10,000? Reka noneho akubwire umwitozo mwiza wakoresha kugira ngo ubashe gusevinga ibitakugora. Ari ikibazo no kugera hagati ukayarya, bwarakugira inama mu kanya. Turakoze cyane rwose. Akora ku mupaka, ubwo bari ku mupaka muri Rubavu mwese turanabasuhuje, n'abari hafi Kamembe na za Rusumo, turabasuhuje cyane. Impamvu yakoresha nuko nta gahunda, nta plan. Nuko nta gahunda afite fatika, nta murongo bari no kugendera. Icyo turimo gukora rero ubu ngubu, turimo kubaka urufatiro rw'ubutunzi kugira ngo fondasiyo cyangwa umusingi w'ubutunzi, kugira ngo dutangira amafaranga natangira kuza noneho ntaze tuyabwira aho ajya, aho kugira ngo twibaze aho yagiye. Sibyo? Kuko araza agasanga nta gahunda yafite agakomeza, ariko iyo agasanga yafite gahunda, nicyo turimo gukora. Ni ukuvuga ngo arare amenye ngo ukwezi muhaye ninjiza ngahe, wenda yinjiza hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500. kuko urumva ko ku munsi atajya buri 10,000, urumva byibura reka tuvuge 250 ko ku kwezi yabyinjiza. 250 abishyira muri banki inshuro imwe gusa. Ni make cyane ku buryo ntabwo bamukemura ibibazo byose, ariko ni menshi muri emotion cyangwa mu mutima, kuko yerekana ko yafashe icyemezo cyo guhindura umurongo. Sibyo? Rero afata 25 cyangwa 10% y'ayo yinjiza agenewe. Niba utafite banki hafi, uyashyire mu ishashi, ugende ucukura umwobo uyashyire mu kantu yatabemo. Niba ufite frigo uyafata uyashyira mu ishashi, uyashyire muri barafu. Bya bindi bivuga ngo kugira ngo uyagereho nuko ugomba kumena barafu cyangwa gucukura. Ugomba kubashyira ahantu bitakorohera kuyageraho. Niyo banga rya mbere, kuko niba byoroshye ntabwo ufite ubwishingizi. Okay. Reka twongere twakire noneho abandi bantu bahamagara mu minota mike. Turakira abantu nka 3 gusa.
uyu nguyu akavuga ati amasomo nk'ayo ngayo twayakura hehe ko tubona ari meza. uyu nguyu ati mujye mubureba website yacu biriho ndetse no kuri Facebook ibi biganiro biriho. Ati support, how can I save? My business is a restaurant and I am a teacher. Ni munyigishe Atanaze. Wowe ufite na restaurant birumvikana. Ikibazo bakikubajije, afite restaurant ni n'umwarimu arimo aribaza uburyo yakora savings neza. niba ari umwarimu azi arangaye yinjiza ku kwezi, niba ari 100, niba ari 200, niba ari 300, arafata 10% abishyire ku ruhande inshuro imwe. Okay. Niba ashaka kubikora no muri business ye naho birakwereka muri restaurant, aramenya ngo restaurant yinjiza inyungu yayangaya ku kwezi 200, avado 20 muri konti ya business, ariko bishyira muri konti ziri bloke kugira ngo atayageraho. Iyo ni step ya mbere. Step ya kabiri tuzagira ku myenda, step ya gatatu ni gutu saving, step byose tuzagenda tubiganiraho buri wa gatandatu, tuzakomeza mpaka turangije ku step, sibyo? Okay. Ako step ya mbere munsi duheraho naye kore iyo munsi izindi zakurikira. Okay. Aho ni amahoro rwose. Ubwo ninde wundi hari undi muntu wabajije ikibazo sinzi hano kigiye ukuntu byivanze hano. uyu nguyu yavuze ati wasevinga nk'10% ayandi agamije kuzakora project. Okay, ntago nsobanukiwe neza amafaranga mbura imbazi uyu nguyu aravuga ati amafaranga ndayabona ariko mbura imbaraga ziyabika. Niyo mpamvu navuga ko ayangaya no kubwira banki yanga ni mu ya block. Niyo mpamvu yavuze ngo uyafate uyashyire kuri ya konte bita konte bloqué. Babwita aya mafaranga ndayabitse. Nkanjye ndibuka njya kugura imodoka bwa mbere nabitse hafi umwaka wose muri banki. Hahandi nabwo bakajya bayakata sina nabimenye. Hahandi nari no kujya kuyabaka ntibanyemerera umwaka utararangira. Nawe ushobora kubigenza kubera ko nari ndashaka kuzagura imodoka imeze gutya, ndemera mara umwaka nyisevingira umushahara. Ariko ahangaha ni inshuro imwe gusa. Ariko ahangaha ibyo turi kuvuga ni inshuro imwe. Gerageza wige uburyo byibura niba winjiza 250 ufate 25 bishyire kuri banki. Ubwo izindi ntambwe tuzaziga kuwa gatandatu w'igitanga. No kuvuga mu kwezi kwa 11 rero ukuntu tujya tubaha imyitozo mu yandi masomo twaje bitangira. Uku kwezi ni umukoro n'umwe gusa. Ukwezi kose gusevinga 10% inshuro imwe hanyuma ukarekera. Okay. Inshuro imwe yonyine. Ni izindi steps ni inshuro imwe. Okay. Mu minota mike dusigaranye uyu nguyu ati ngewe narabitangiye mwigeze kubivugaho narabitangiye rwose kandi byaramfashije. Kimwe mu bintu byamfashije kurusha ibindi ni ukugabanya spending. Ukugabanya spending kandi rwose ndabona bigenda bisobanuka neza. N'ibirori narabigabanyije ku buryo na anniversaire z'abana na cake nsigaye nkoresha ya make cyane, n'ibintu byo gutumira abantu narabihagaritse kandi rwose bizagenda neza. Umugabo nawe namubwiye kujya kurikira bino biganiro kubera ko ngewe byaranyubatse rwose. Mukomeze gutyo biradufasha cyane. Yitwa Marceline. Urakoze cyane Marceline. Nibyo da woweho ndumva warakurikiye cyane ibyo twigeze kuvugaho mbere. Uyu muvandimwe nawe uhamagaye reka tuba ariwe tunakira bwa nyuma hari cyangwa turakira n'undi umwe. Alo we amakuru yawe? Urahagana he? Wakora iki kiganiro noneho? Manzi kuro uri mu kahe karere? Mu karere ka Nyagatare. Ubasha kwizigama? umuco wo kwizigamira warawutoye neza umaze kujyamo?
Ni ikihe kibazo ushaka kubaza mbere y'uko dusoza? Kwizigama ni ibintu byiza cyane. Umaze kwizigama mu gihe kingana gute? Ubona bigenda? Ni izihe mbogamizi uhura nazo? kwizigama nk'amezi nk'atatu. Ndabona nta mbogamizi ntazo pe. Ibyiza byabyo uri kubibona? Cyane ahubwo abantu babyitabiriye. Okay, urakoze cyane. Aha, aho mu karere ka Nyagatare hari utwohereje message mu ngira inama nakora iki ariko ntabwo tubwiye icyo wifuza ko twakugira niwe wa wundi bavanga amafaranga ndayabona ariko mbura imbaraga ziyabika mu ngira inama nakora iki ngira ngo wamaze kumusubiza. Ubwo Mike urabona muri genda gukorera gutaka akazi no gukora cyangwa se icyo kugeraho wabanza nkakira ariko okay banza ukomereza aho ngaho ndamwakira nyuma. Ubushize twaganiriye ku musozi w'inzozi yego turifuza kugura inzu, turifuza gushyira abana mu mashuri meza, turifuza kuguramo, hari ibyifuzo byinshi twifuza kugeraho, turifuza byinshi ariko noneho iyo udafite gahunda yo kumanaginga amafaranga neza bikugora kugera kuri bya byifuzo wari ufite. Iyi rero ni step ya mbere ngo ndashaka noneho mbaye decide kuko nabonye umurongo, hari imirongo myinshi ushobora kugenderaho. Uyu ni umurongo umaze gufasha miliyoni na miliyoni z'abantu, ari muri Amerika, ari muri Canada, ari mu Rwanda, ari muri Kenya n'ahandi. Ni umurongo ukora ntaho uhindura ikipe rero itsinda. Ibi turimo kuganiraho wibuka ko duhereye icya mbere ni ubwishingizi, tuzaganira kuva mu myenda ni gute, gusevinga ni gute, no gutera imbere ni gute. Halo, wiriwe amakuru? Wakurikiye ikiganiro? Nakurikiye ikiganiro. Uri mu kahe karere? Mu karere ka Rubavu. Wakurikiye cyane? Nakurikiye cyane rwose. Mu bigaragara navuze yuko ikiganiro kandi cyo kwiteza imbere. Yego rwose. Muri make byo igare. Yego. Ndajyoga ndi umunyonzi. Ariko kwiteza imbere nibyo bya mbere. Nibyo bya mbere. Wowe kubasha kwizigamira urabibasha, ubona umaze kubigeraho bike bike? Kwizigamira ni ukuja mu makopera. None se hari imyenda ufite? Hari umwenda runaka ufite? Umwenda runaka? Muri make ni ukuvuga ngo niba ari ikintu ngenye nkajya gushyikira muri cya kimina nguteza cyo kwizigamira. None ndangagikemura. Kugira ngo ubone ikintu ni ukwigomwa ikindi. Kugira ngo ubone ikintu ni ukwigomwa ikindi. Okay, hari igihe wigeze ufata umwenda mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye ndamura muri ideni nubwo nanjye ndacyari umusore ariko ideni uranaryishyura neza rirarangira? Kumva nararyishyuye rero ndarangira ahubwo wahita menyana umugabo muri cya kimina nguteze. Aha, urakoze cyane ukomereza aho rero rwose wowe. Aha, reka dusoreze aha ngaha rero. Alo? Yewe reka dusoreze aha ngaha, ndabona twaryohewe cyane. Twibagirwa ko amasaha yageze. Ese nsevinga amafaranga ariko mwiriwe njya nsevinga amafaranga ariko nkabura akazi nkayakoresha bigiye sinzaho bigendeye umuntu hanyuma nshaka gusumira ubutumwa ariko nabura akazi nkayakoresha abari guhamagara mwihangane tuzabakira kuwa mbere nkayakoresha ndi umunyakiraka Asumani Kanombe. Sumani ni ukumenya icyo ushaka n'icyo coach yavuze. Coach soza ikiganiro tugende kugira ngo bikomeye abandi bakomeze tuzakomerezeho kuwa mbere. Ibibazo ndabona biri kuza n'abantu bahamagara ari benshi. Tuganira ku bintu Mike gukorera uburyo butandukanye ishuri ryiza mubwire n'abandi ahubwo kugira ngo ikiganiro kigiye kuri benshi murakoze. Okay, mubwire n'abandi kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi. Kuwa mbere guhera saa moya kugera saa mbiri tuzaba turi kumwe, no kuwa gatatu saa moya kugera saa mbiri tuzaba turi kumwe.
ubwo nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mugira umugoroba mwiza mwese nakagaruka imbungingo zitandukanye hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho uko wahinduka rwiyemezamirimo aho washora ukunguka